Imana ishimwe cyane amasaha yadusize niba hari ikintu ntinya amasaha cya kabiri no kurambira abantu ibyo bintu uko ari bibiri ndabitinya cyane hanyuma rero dufite ameza ukagira no kubareka abantu kandi ubundi saa sita n'igice soko kumvikana ko kugira ngo tureke abantu saa saba batahe dusigaranye iminota 30 kuyikora mu ijoro bintu zose ariko muri umwanya muto hanyuma tuze kureka abantu batahe ndavuga kandi kamwe imbere yabuze mu gatondo soko bipinga cyangwa soko birwanya gusa mu ruhande rw'abakobwa iyo basora invitation babikora bashingiye ku baza soko ni geste no kuko ibo ntibagendera ku ziwani sizo ko tumvikanye neza hanyuma bazabafukana bigakunda bizabikora ariko tikikabuza abantu kuzana amaserivere niko nabivugiye muzamuzizana nimushake mwese muzazikorere rimwe yanabivuze hanyuma nizishaka ngo tuba tubasanga mu mago baragezeyo cyo kubasurira hari ikibazo hari sawa gusa hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana basenze some umwandiko kubwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo cya 15 n'umurongo wa 8 basoma umurongo nyine basoma mwinshi ariko reka dusome uwo 15 umurongo wa 8 umurongo wa 8 yaravuga ngo ibyo nibyo zubahisha data nuko muri buto nyinshi mukaba abigishwa banje amen kasubiremo ibyo nibyo zubahisha data nuko muri buto nyinshi mukaba abigishwa banje amen ushimira Imana kuduhaye umwanya Reverend Bushize yarabivuze kandi hano uwo mutazatemba ubwoba guhagarara imbere y'abantu ukababwira uruhande rumwe yaba atakigira umutima muzima guhagarara imbere y'abantu bangana gutya ngo babwire ijambo kandi ijambo rigira icyo ribamara ariko biturutse ku Mana yaramuvuze Pastor Mudagiri umuhanga Bibiliya ariko yaravuze ngo iteka ryose ngo iyo bamubwiraga kubwiriza ngo ajaje ubwoba amen ariko ubwoba simuvuze ko nani ariko iteka ryose ntuzaze wobeje imbere y'abantu ko bamubwira ariko abantu b'abahanga batazabavuga harimo abakobwa batekereza nk'abagabo harimo abamama batekereza cyane hanyuma iyo tuje hano rero hanyuma tugakomeza tugasa n'ababivanga bacu tuba tumenya ko turi imbere y'abantu b'abahanga rimwe na rimwe batekereza cyane soko no ukuntu kuri abantu iyo bicaye bakora bya byinshi hanyuma ndagira ngo tuganire gatoya uko imbuto zikwiriye abiya kwera imbuto
zikwiriye abihana. Kubera urubuto ryawe Yesu niwe wabivuze hano, aravuga ngo mbere na mbere guhana ijambo, ukanda iyo jambo urahorana Imana, ngo nta gihari itaremwe na jambo. Amen. Ubu Yesu n'umuvuzo Yohana azandika aravuga ngo yabayeho kuva kera, ngo kandi yahoranye n'Imana mu bintu byose. Glory. Amen. Ariko Yesu n'intumwa ze arababwira ngo nimugende, amaze kuzihamagara arazibwira ngo mugende mwere imbuto zikwiye abihana. Ni ukuvuga ko hari imbuto z'abihana, hakaba n'ibindi bintu abantu bakora bitari by'abantu bihana. Yesu ngo umunsi umwe arabicaza arababwira ngo nimuze mubakarabe ibirenge. Ngo bicaranye gato nuko guca bugufi kwe ngo atangira kubakaraza ibirenge. Petero ngo aravuga ngo njyewe data ngo kugira ngo ukarabe ibirenge ngo ukarabe umubiri wose, ngo cyangwa se njyewe ngo ukarabe. Yesu ngo aramubwira ngo nimba gukarabe ibirenge ngo nta kisobanuriyeho nawe. Amen. Yesu ngo gukarabe ibirenge ngo arabakarabya. Ibyo ngo byagaragazaga guca bugufi cyane. Iyo duciye bugufi imbere y'abantu, yabivuze zisigira buriya hari ukuntu umuntu amenya undi kandi ukamumenya mutanabana. Zisigira yagiye amenye anyere gukunda uwo ari we kandi tutaza tunavugana cyane. Hano mu muhanda habaye akantu k'akavuyo kuvuga. Iyo umuntu yicaye muwe kurubuga yandikoresha akandika ibitekerezo bye, agasa n'aho agiye kuwushyira mu nzu kandi agiye kuwushyira ku bantu bose. Naho uwaye umuntu akandika ikintu cyo kuvuga ngo abantu ntibashaka bamara umuhana wanakuri yena kuri turazizi akavuga ngo ariko abantu fete bituma nongera mukunda kuko yari yubaha umuhana. Yesu aravuga ngo nimuca bugufi ku bwanyu, nimuca bugufi ndagutunga urutoki baruzaho, bamara kuruzaho mugatukana, mwamara gutukana ukaza mu rusengero ukamutangira kuvuga ku ndimi. Kandi kurya abantu tuba tuziranye, siko se? Turaziranye abantu. Umuntu mukabana akenshi agahora yumva nawe ukunda. Ariko Yesu aravuga ngo nimuca bugufi ku bwanjye, ukuri kose ntitwaca bugufi tudatekereza, ntibishoboka. Yesu arababwira ngo nimukunda gusa ngo mugakunda, gutyo kizaba ari ikimenyetso cy'abantu barimo agakiza. Amen. Ntabwo wakunda mugenzi wawe utarimo umwuka w'Imana. Ntabwo wakunda umuvandimwe wawe muvuka ari umugore wawe washaka utarimo umwuka w'Imana. Ntabwo mwaba abantu bamenya ko babaho. Ariko baravuga ngo nimukundana mukizaba ari ikimenyetso cy'uko muri abana b'Imana.
muri ijoro avuga ngo turi abana b'Imana ngo ariko uko tuzamera batakurerekana ngo ariko niyerekanwa ngo tuzasa nawe ngo nitumara batamureba. Amen. Ibi byose rero twigirwa, ibi byose dukora ni ukugira ngo data niyerekane. Amen. Niyo ntumbero y'ibi, ni ukugira ngo data niyerekane natwe tuzamubona kandi tumubone tudafite isoni, ngo bazamubona ngo hanyuma bagakorwa n'isoni bitewe n'imirimo y'ibyo bakora. Amen. Mugende mukundane, gutyo kizaba ari ikimenyetso cy'uko mwamenye Kristo. Mugirirane neza, mugenderanire, mukorane imirimo y'abizera Imana. Nimuhura tumuhungana kandi kugira ngo isoko imwe ushobora kuva amazi nk'amazi aryoshye, ushobora kuvamo amazi y'umuntu, ushobora kuvamo n'amazi meza. Dore tugira amazi y'umuntu, abantu benshi barahanga ngo habe amazi yacumva. Hanze ari twebwe twabimenye cyane ngo ntabwo bishoboka ko akanwa kamwe mwumve neza ngo kavamo n'amagambo meza ngo karekare kavamo n'amagambo mabi. Amen. Ngo mugende mukundane, ngo muce bugufi kubera ijambo ry'Imana, kubera kumenya Kristo. Ukundana n'urukundo rw'abakristo rutari mu muryango. Ugirire mugenzi wawe neza utitaye n'uko tuvuga. Ushobora kugira mugenzi wawe neza kuko muvukana, kuko ufite ibindi bintu ushakaho, ariko ngo tugiriranire neza tutitaye ku zindi mpamvu. Amen. Amen. Ngo nibabona imirimo yanyu myiza, ngo bahereko bahimbaza Data. Tutavuze, tutaririmbye cyane, tutasenze cyane, ariko ngo nibabona ibyo dukoze. Ngo yarambwiye ngo yazarura ngo babibeho nyinshi, hano haza abagenzi barashi muri bariya bantu bagize bagenda bacuruza, ngo bari basigaye binjira mu mazu bakabiruka, ngo baza kugera mu nzu y'umuntu arabakira, bari banyangiwe ngo bakomereze umuriro mwinshi cyane, ngo bashi barota, ngo bana butigoye bavamo, ngo bamare ngo buce mu gitondo barataha. Uwo muhungu arangije 9/6 umuzi ko abantu benshi bagiye bisuka bari kuri ntambara, aragenda agera kuri cyane, abo bari kumwe benshi ngo barapfa barashira. Noneho ngo haza kuza umuntu aramubwira ngo afungure, ngo ntacyo azaba, ngo kubera umuriro impfu yacaniye abagenzi. Amen. Abantu baragenda barapfa barashira, rero nabo baramubika bakora ikintu iwabo,
ko bukeye ngo baratungutse. Ariko ijwi riravuga ngo nta kindi Imana yamurindiye ngo ni umuriro yacanye abageni. Abashyi banyagiwe, abashyi banyagiwe. Data ndagushimiye ko wanye natwe ugize neza muri aya mahoro, ku izina rya Yesu, amen.